serivisi zihuse. Akarere ka Musanze kaherutse two mu ntara y'Amajyaruguru mu gutangiza gahunda yo gutera inkunga ikigega cy'Agaciro Development Fund niko kahize tune twakabanjirije. Abaturage bari babukereye bagaragayemo umubare munini w'abashigarwa inyuma n'amateka, abarimu, amashuri makuru nka Isayi na Ines Ruhengeri n'abayobozi b'imidugudu batanze inkunga ifatika ingana na miliyoni 734 n'amafaranga 340 na 222 y'u Rwanda. Abaturage bagaragaza akanyamuneza ko gutera inkunga ikigega bagiye bavuga ko cyari cyaratinze kuza ngo ntibazahwema kugitera inkunga kuko bazaho kibaganisha. Ngo bagomba kugira ishaka gukunda igihugu cyabo. Iki gihugu cyacu twebwe ngira ngo kenshi tuzi aho twavuye n'uyu munsi aho tugeze. Udukeya dufite n'agaciro igihugu cyacu cyaduhaye tugomba kwitanga, ukitanga ukuri. Buri muturarwanda wese akwiye kwishimira aka gaciro kubera n'umutekano w'igihugu, agatanga uko afite, yaba 100 yaba 200, buri wese ni ku burenganzira bwe akurikije n'ibyishimo afitiye igihugu. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru bose ni bamwe Aime yavuze ko uburyo gahunda y'ikigega Agaciro Development Fund yatangiye naho igeze mu Rwanda hose hashimishije. Yagaragaje ko afite icyizere cy'uko agaciro gakubiye mu ntego iki kigega cyashyiriweho izagerwaho mu minsi ya vuba, kuko Abanyarwanda bamaze kwiyumvamo imbaraga zo kwiyubakira u Rwanda no kwihesha agaciro badategereje ko imuhana. Agaciro k'u Rwanda ntabwo bakaduha tuzakiha. Icyo dusaba abantu bose nugerageza kureba uko twabigenza kugira ngo tutitaze ubusa none ejo zakoze gitanga, dore ko uyu munsi wagutangiza ako nuri yakomeza. Minisitiri w'ibikorwa remezo Albert Nsengiyumva niwe yifatanyije n'abaturage bo mu karere ka Musanze muri gahunda yo gutera inkunga ikigega Agaciro Development Fund. Mu kiganiro yatanze afungura ku mugaragaro iyi gahunda nk'intumwa ya leta yaragirwa aka karere, Minisitiri Nsengiyumva yavuze ko guhuza icyerekezo n'imbaraga mu byubaka ari byo bizahishishemo Abanyarwanda mu gihugu cyabo. Yabasabye gukora cyane, kuvugurura imikorere no gutanga serivisi nziza. Ahereye ku nkunga yakusanyijwe igatuma akarere ka Musanze karusha utundi two mu ntara y'Amajyaruguru, Minisitiri Nsengiyumva yashimiye abaturage ariko abasaba no gukomeza gutera inkunga ikigega cy'Agaciro Development Fund. Abacuruzi, hari abakozi basanzwe ba leta bakorera mu karere. Igishimishije rwose muri iki gikorwa nuko izo nzego zose zigize aka karere zatanze umusanzu, ntawe uzifashe ku ngufu, zabikoze ku bushake bwabo. Uretse akarere ka Musanze kaje ku mwanya wa mbere mu gukusanya inkunga nyinshi mu ntara y'Amajyaruguru ku ikubitiro na miliyoni zirenga 134, ku mwanya wa kabiri haza akarere ka Burera kabonye zirenga gato 159, Gakenke ni ya gatatu na 414 zirengaho gato, igakurikirwa na Rulindo yakusanyije 412, n'akarere ka Gicumbi kabaye akambere mu gutera inkunga iki kigega ariko kagatanga miliyoni 401. Tuyishime Jadofis, Orenfort, Musanze.